yashije umubyeyi igituma papa we atamuza atamubona umubyeyi atuje yamujyanye mu cyumba amubwira ko se yakubiswaga wera nyamara mwisha atigeze anabiryozwa yumva ikigatora gikebanyije ubwenge yongeye kubaza umubyeyi wamureze abona amushengura ahitamo kumureka nyuma gusobanukirwa ntibyatinze kuko inshuro nyinshi yahizwe ukware mu 94 byose bijya guturika ubwo imyitozo yabanje ubwo bwose yashyizwe ahagaragara u Rwanda rukazima yibaza niba yaragomeye Imana nzahora nzirikana abana b'u Rwanda batsembwe bazira uko Imana ibahaye nzaharanira ko bitongera kubaho imbarutso urwitwazo rwabaye indege yahiriye i Kigali ku Kibuye baricwa biba gutamaza umugambi wa kera igihugu cyose gicura imiborogo barumuna be n'abakuru be nta n'umwe n'aka gakecuru kishwe by'urubozo yayobewe n'aho umurambo wapfuritswe agarutse arenga binereye u Rwanda akayira nk'aka kanditswe n'amagorwa ni kamwe ku benshi banyuranyije amage kibutsa abacu twabuze tubakunda dusabire ihirwe rurema itabimba turibuka mwebwe mwizeraga Imana mugana urusengero musaba kurokoka barabasanga bishi barabatikiza habaho ibirego ruvugiro bagenze nzahora nzirikana abana b'u Rwanda batsembwe bazira uko Imana ibahaye nzaharanira ko bitongera kubaho mwe mwasaranganyije inzira muhunga umwe ajya mu gihuru isura atakibyumva undi mu nzitane z'amahwa y'imishuri nyamara ubuzima bubacika mureba mwebwe mwahisemo gutinza ababica muhitamo intambara ku buryo bushoboye mukoresha amabuye murwanya amasasu batwara ubuzima mugenda gitware wowe muri parafo warambye w'iminsi wo ku rusenge bamumanuye atabona murumuna wanyu yihishaga mu rwina umuryango umugore n'abana ngo arebe yatera kabiri imodoka baratwika ubimenye ujya ahagaragara barakwica nzahora nzirikana abana b'u Rwanda batsembwe bazira uko Imana ibahaye nzaharanira ko bitongera kubaho wowe wari ufite amafaranga unatunze bagumya kukunywa
urakoze umuhanzi Munyanshoza, indirimbo zawe ziratwubaka, ukomerezaho. Reka dusabe perezida wa Ibuka mu murenge wa Kimisagara nawe yigira imbere agira icyo atubwira. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, aba ari umuyobozi wa NCBA, nyakubahwa umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge wungirije, nyakubahwa umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara, ba nyakubahwa bari mu nzego z'umutekano, nyakubahwa waje uhagarariye Ibuka mu karere, abarokotse jenoside muri uyu murenge wa Kimisagara n'abaturage bo muri uyu murenge, banje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, kugira nti mukomere muri ibi bihe turimo byo kwibuka ku nshuro 32 jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Imyaka 32 irashize kwibuka abacu bazize ko bavutse. Abari bato muri icyo gihe ubu bamwe ni abagabo, abandi ni ababyeyi, abari bakuru ubu bageze mu za bukuru. Birumvikana ko igihe gishize ari igihe kinini, ariko iyo twibuka ibyabaye biba bimeze nk'aho byabaye ari ibya vuba, kubera ko jenoside yakorewe Abatutsi ni amateka mabi igihugu cyacu cyagize atazigera asibangana mu mitima y'abarokotse n'Abanyarwanda muri rusange, kuko yadusigiye ibikomere haba ku mitima ndetse no ku mubiri kuri benshi mu barokotse. Bizeye ko abacu twabuze Imana yabakiriye kandi ikaba yarabaje heza. Bizeye ko tuzongera tugahura nabo, kongera tukishimana nabo, kuko twarabakundaga cyane. Imana izadufashe yongere iduhuze nabo, izaduhoza amarira, agahinda, umubabaro, ko twababuze batarwaye, si impanuka bagize, ahubwo ni ubugome bw'indengakamere bakorewe n'ihohoterwa n'iyicarubozo. Abakoze jenoside bari bafite ubugome burenze ububaho. Imana ijye iduha imbaraga zo kwihangana, tugira imitima ikomeye, nubwo biba bitoroshye muri ibi bihe, by'umwihariko iyo tugeze mu bihe nk'ibi twibukiraho. Kwibuka si inzika, ahubwo ni uguharanira ko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Kwibuka ni uburyo bwo gusubiza agaciro abacu bambuwe bazira uko bavutse. Nibwo buryo byibuze twumva turuhutse, iyo tubivuze turabohoka. Nta mahitamo twagize ngo twicwe, nta n'icyo umutima udushinja, kuko bisanze dutotezwa, duhigwa, kurizamo no kwicwa. Nuko byagenze. Ariko abakoze jenoside, wafashe umuhoro, imbunda n'ibindi bikoresho byose byifashishijwe ngo bitsembe Abatutsi, yewe n'uwatunze agatoki yerekana aho Umututsi ari ngo yicwe,
uwo nguwo afite icyasha ku mutima kigoye gusibangana. Niba atarigeze yirega yemera icyaha yakoze ngo yicuze, umuntu nta mahoro nawe afite umutima uhora umurya imugarukamo. Niyo mpamvu leta yashyizeho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo n'abo bishe abatutsi birege kandi basabe imbabazi abo biciye. Ibyo byiza ku banyarwanda birinda gusubira mu bihe bibi twanyuzemo. Kwibuka ni uburyo bwiza bwo gusigasira amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 no kwigisha, cyane cyane bikigisha urubyiruko rutayabayemo kugira ngo birufashe kwirinda abahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo byose tubivuga gutya, ariko ntitwakwirengagiza ko tugifite abantu bagifite ingengabitekerezo ya Jenoside n'amacakubiri mu Banyarwanda, bagoreka amateka bakavuga ko habayeho double Jenoside mu rwego rwo kuyobya urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside. Abo babivuga ni bamwe mu bayikoze cyangwa bamwe bavutse ku bayikoze bashyizwemo urwango n'abo babyeyi babo bagakurana iyo myumvire mibi. Nta handi bakorera ibyo bikorwa bibi uretse ku mbuga nkoranyambaga, kuko niho higanje urwo rubyiruko, niho ubwo butumwa bwabo bubi buca byoroshye. Nimureke tubamagane kuko nta kindi bifuriza u Rwanda kitari kongera kuducamo ibice, kandi nibyo byatumye habaho Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Muri ibi bihe turimo, twibuka abacu bazize uko bavutse, twibuka ariko tuzirikana n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko nicyo gihe benshi bahura n'ibibazo by'ihungabana bikomeye. Nicyo gihe bahura ba bandi bafite imitima yinangiye bakababwira amagambo mabi abasesereza. Icyo gihe bibaza icyo abavandimwe babo, ababyeyi babo babahoye, babatera intimba n'agahinda kadashira, bigakurizamo iryo hungabana rikomeye. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, umurenge wa Kimisagara waranzwemo umutegetsi w'umugore, akaba yari afite ubugome uko benshi babivuze bw'indengakamere bwo kwanga Abatutsi. Nta wundi ni Roza Karushara, yari yarashinze umutwe yise Abiseke. Abiseke bivuze abishyize hamwe ba segiteri Kimisagara. Perezida wabo yari perezida w'interahamwe muri Kimisagara yitwaga Gatabazi Bernard. Intego yabo kwari ugutsemba Abatutsi bose bari batuye muri Kimisagara n'ahandi hose muri Nyarugenge, ko barazamukaga bakajya no gutanga umusada muri Gitega wo kwica Abatutsi. Itariki ya 16 ni itariki itazibagirana mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Kimisagara, kuko niyo tariki bishaho Abatutsi benshi bari barihishe, barabuze aho baherereye. Noneho bigira amayeri yo kuvuga ko ubwicanyi bwahagaze, ngo abihishe bose bave aho bihishe, ubwo basanga yihishe araba ari we mwanzi. Ubwo benshi mu bari bihishe basohotse mu bwihisho barimo, barabafata bose barabica. Niyo mpamvu umuryango wa Ibuka uhora usaba umuntu wese uzi akiri imibiri y'Abatutsi bishwe muri Jenoside ko yadufasha akahatwereka kugira ngo nabo babashe gushyingurwa mu cyubahiro. Uzi neza ko Abatutsi bishwe muri Jenoside bose
tutabashije kubona aho ababishe babashyize, kubabona tukabashyingura mu cyubahiro biradufasha kumva byibuze hari agaciro tubahaye. Ikindi ni imwe mu mpamvu iganisha ku bumwe n'ubwiyunge. Sinasoza nashimiye abafatanyabikorwa muri uyu murenge, by'ukuri kugira abantu badufasha mu gutegura ibi bikorwa byo kwibuka, ntibahwema kuba hafi abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri uyu murenge no mu bikorwa bitandukanye, by'umwihariko gutegura iki gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 mu murenge wa Kimisagara. Yongera nshimire Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ubufasha bw'ubuvuzi igenera abarokotse Jenoside batishoboye. Shimira Leta ubufasha bw'amacumbi igenera abarokotse badafite aho baba, ariko nsaba ko harebwa uburyo ayo macumbi yakongerwa kuko tugifite benshi mu barokotse badafite aho baba kandi batishoboye mu buryo bugaragara. Nta n'undi batura ibibazo byabo uretse Leta nk'umubyeyi wacu. Ndashimira Leta ubw'inkunga y'ingoboka igenera abarokotse, abasaza n'abakecuru bageze mu zabukuru batishoboye. Nsaba ko naho harebwa uburyo iyo nkunga igenera abo basaza yakongerwa ugereranyije n'aho ibiciro by'ibintu bigeze. Sinasoza ntashimiye ingabo zahoze ari za RPA, bakaba ari FPR Inkotanyi, zari ziyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Bo bitanze batizigamye bakarokora Abatutsi bari basigaye bataricwa, bakabohora u Rwanda rwacu rwari ruri mu icuraburindi ry'imihoro mu gihe nta wari uzi ko azarokoka. Nyamara bo baraje bakora ibyananiye amahanga, babohora u Rwanda, bahagarika Jenoside. Imana ikomeze ibarinde, by'umwihariko umukuru w'igihugu cyacu Nyakubahwa Paul Kagame, watanze umurongo mwiza ubereye Abanyarwanda wo kubabarira kugira ngo tubane mu mahoro. Ndashima buri wese wadufashe wabashije kuza gufatanya natwe muri iki gikorwa, tubwira yuko ari iby'agaciro. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze. Arakoze Perezida wa Ibuka ku ijambo ryiza atugejejeho ry'ihumure. Nawe ari mu bana ba Kimisagara babyiruka, ni ukuvuga ngo hakwiye gushimirwa koko iyo abaturage twicaye twese hano twumva ko tugomba kwibuka, tugomba gutekereza igihugu, ni ikintu gikomeye. Nta cyiza nko gushyira hamwe, kuko iyo bashimira Inkotanyi bagashimira Perezida wa Repubulika, ni ukuvuga ngo icyo kintu ni ikintu gikomeye tugomba gutekereza ejo hazaza. Ibi nanone ariko byashobotse kubera ingamba zo gukomeza guhangana n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi, gusigasira no kurinda ibyo tumaze kugeraho, ndetse no guhangana n'ingengabitekerezo ya Jenoside kugira ngo itazongera kubaho ukundi. Nyuma y'imyaka 32, ubu abenshi mu Banyarwanda ni abana, ni urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Twebwe ababyeyi, twebwe abayobozi, dufite inshingano yo gutoza abana bacu, urubyiruko rwacu, umuco mwiza, kubatoza ineza, kubatoza urukundo, kubatoza kwanga ikibi, kubatoza kuba Abanyarwanda b'ukuri, kuko ubundi icyo utoje umwana nicyo akurana.
bayobozi turi kumwe, babyeyi mwese muri hano, ibyo tubyiteho kandi cyane. Ariko kandi namwe bana rubyiruko, iyo mwumva tuvuga ngo inkotanyi zarakoze, nyakubahwa perezida wa repubulika yarakoze, hari inshingano ngo tuba tubahaye, hari ibyo musabwa. Turabasaba kugira amahitamo meza nk'ay'inkotanyi, turabasaba gukunda igihugu no kugikorera. Murasabwa kubaka u Rwanda rufite icyerekezo gihamye kandi kizira amacakubiri. Ubu u Rwanda ni rwiza cyane, ni u Rwanda ruzira amacakubiri, ni u Rwanda rwanze gupfa kabiri, ni u Rwanda rw'amahoro, ni u Rwanda rwubakiye ku bumwe bwacu kuko nizo mbaraga zacu. Gushimira inkotanyi, gushimira nyakubahwa perezida wa repubulika ni izo nshingano, ntabwo ari ugushima gusa ubundi twicare twicecekere. Rero ni ukuvuga ngo rubyiruko, bana bacu, umupira uri mu biganza byanyu, mwebwe turimo turabaraga ibyiza, mubirwaneho, mubirengere, mubihagarareho, mwamagane mwivuye inyuma abagifite amacakubiri, abashaka kubiba urwango, abahakana ndetse n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi, abagoreka amateka yacu, kandi aho mubasanga murahazi ndetse no kuturusha. Ni ahanyu rero. Mbere y'uko soza nagira ngo nshimire abatuganirije bose badufashe kwibuka. Ikiganiro cyatanzwe na Sirasi, cyatanzwe na Ibuka, ndetse n'abahanzi batandukanye badufashije kwibuka. Turibuka, turiyubaka tudaheranwa. Leta izakomeza gukora ibishoboka mu kwita no gukemura ibibazo by'abacitse ku icumu baba bagifite nk'uko byagiye bigarukwaho. Dukomeze kandi dufatanye, tube hafi imiryango y'ababuze ababo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, tukaba hafi by'umwihariko muri iki gihe turimo kwibuka iminsi 100. Dukomeze kwibuka dukomeye kandi twiyubaka. Murakoze. Arakoze umushyitsi mukuru. Niho tandukanirizo y'u Rwanda rwa mbere ya jenoside n'u Rwanda rw'ubu ngubu, aho umuyobozi afata ijambo kugira ngo ahumurize abanyarwanda, ahumurize twese. Mu Bugesera emerenide rero muri 73 rero ko umuntu yaratangiye no kumenya ubwenge, yarabibonagaho hazamutse umwuka mubi mu gihugu, hazamuka umwuka mubi uvuga ko abatutsi bongeye kuba benshi mu mashuri, abatutsi bongeye kuba benshi mu kazi. Ko rero revolisiyo muri 59 imeze nkaho ntacyo yagezeho kubera ko bongeye kuba abana benshi, ko ahubwo hakwiye ikubura ryo kubakura mu kazi, kubakura mu mashuri, bityo igihugu kikongera gusubizwa bene cyo, aribo Bahutu, abo bitaga bene cyo, aribo Bahutu. Mu bigo byose by'amashuri ndetse no mu bigo by'akazi hakozwe amalisite y'abantu mwajya kubyuka mugasanga ku malisite, muri ku malisite barabaseze bati mwebwe ntimwemerewe kongera gusubira mu kigo, mu ishuri cyangwa mu kazi, mugomba kugenda, mwakwanga mugakubitwa cyangwa mukicwa. Ibyo byari bije muri icyo gihe cya 73. Kandi mu kubitegura wari umutekinisiye wabyo yari Juvenal Habyarimana, icyo gihe ari minisitiri w'ingabo na polisi, bamwitaga minisitiri de la garde nationale de la police. Niwe wari nk'umutekinisiye wabyo biyobora mu gihe cya perezida Kayibanda. Birangiye ubwo Habyarimana yaje gukora kudeta muri 73, birumvikana, birazwi, yakoze kudeta kuri Habyarimana ko Kayibanda
abantu rero batangira gukeka ko noneho haje amahoro, kuko n'ubundi yavugaga byiza, ibyo yavugaga byari byiza, yavugaga ati dushyizeho komite y'ubumwe n'amahoro, abantu bakumva hari ikigiye guhinduka, ariko ntabwo ariko byari bimeze, ahubwo hari hagiye kujyaho umukazo urushijeho. Ni nko kuvuga ngo mwebwe mwahari harimo guhuzagurika, twe turabikorana ubuhanga kurushaho, cyangwa se mu buryo buri scientifique kurushaho, mwe mwahuzagurika. Hashyizweho ivangura rikaze kurusha iryo kuri Kayibanda, nibwo haje iri ryitwa iringaniza mu mashuri, iringaniza mu kazi, iringaniza rishingiye ku bwoko, rishingiye ku karere. Rero iringaniza urumva ni imibare babaga baratekerejeho abantu aho kugira ngo babone akazi bakurikije ubushobozi, bakabona akazi bakurikije amoko n'uturere. Icyo gihe hakurikiyeho itoneshwa ry'uturere tumwe tumwe. Cyagaragaye nuko icyo gihe habaye itoneshwa y'ibice bimwe nka Gisenyi, Ruhengeri ndetse n'igice cya Byumba, kandi hagakurikiraho n'ikindi cyabaye kibi cyane nacyo, kwica abayobozi bo ku gihe cya Kayibanda bose, benshi cyane barishwe, abayobozi bakuru bicwa mu buryo butazwi, biciwe muri za gereza, ntawamenye uko bishwe, n'imiryango yabo ntiyamenye uko bishwe, ntiyamenye n'aho bajugunywe kugira ngo bashobore gushyingurwa. Ubwo rero murumva ko ari leta nyine yakoreshaga ubugome, yaje ahubwo irengeje na babandi, naho ideoloji yari imwe, ariko bo barenzaho ubugome cyangwa se kubikora mu buryo budahuzagurika, ahubwo bukomeye, bukabije cyane. Murakoze, ndabashimiye kuri uyu mwanya mumpaye, dufatanye kwibuka muri Limonise ijambo rya nyuma yavuze. Twibukiranye amagambo twaganiriye n'abo twibuka tujya gutandukana. Umwana wawe mwaganiriye iki? Umubyeyi wawe mwavuganye iki? Umuvandimwe wawe mwavuganye iki? Reka twibukiranye ijambo rya nyuma yavuze. Ananiwe atabasha no kuvuga, kuko we yahageze bamaze kumutema. Yahageze ari kumwe n'utwana twe tune, iyo wababonaga bahari nkurikirane. Yageze kuri bariyeri, abo yahasanze bamukubaho uruziga. We yageze kuri bariyeri, abo yahasanze bamukubaho uruziga. Yari afite imbaraga nke, maze ariyicarira. Akana ke ko mu mugongo kari kakomeje kurira, kamusabaga ibyo kurya, maze akabura icyamuha. Bamusabye k'uwo mwana yarahetse yamururutsa. Uwo mubyeyi abasaba imbabazi, ati umwana wanjye ararwaye. Aratakamba basaba imbabazi, ati umwana wanjye ararwaye. Bamujishuye uwahetse uwo mubyeyi amanika ukuboko, ati mbere yuko munyica
bikangira icyo mbasaba. Ati ndabizi ko munyica, ndabibona ko nta makiriro. Ati ndabizi ko munyica, ndabibona ko nta makiriro. Kunyica ni munyice, ariko mundekera abana. Niba namwe muri ababyeyi, nimundekera abana. Niba namwe mwarabyaye, ndabinginze nimundekera abana. Iryo jambo rya nyuma yavuze, iteka rimpora ku mutima. Iryo jambo mubyeyi yavuze, ngurwo urukundo rw'ababyeyi. Ati kunyica ni munyice, ariko mundekera abana. Ati kunyica ni munyice, ariko mundekera abana. Uko bakubitaga uwo mubyeyi, abana be nabo barabibonaga. Akana ke kabucura karamuhamagaye. Akana ke kari igitambambuga karamuhamagaye. Katari kose mama, nk'ubu turazira iki? Nibongera kugukubita, ndabarega kuri papa. Nibongera kugukubita, ndabarega kuri papa. Iryo jambo rya nyuma yavuze, iteka rimpora ku mutima. Iryo jambo mubyeyi yavuze, ngurwo urukundo rw'ababyeyi. Ati kunyica ni munyice, ariko mundekera abana. Ati kunyica ni munyice, ariko mundekera abana. Nawe se nkundira nkubaze, nkundira nkubaze, wowe wacitse kw'icumu. Abawe mujya gutandukana, mbese ubwo ujya wibuka irya nyuma mwavuganye. Cyagihe babirukankana, musezeranaho, mbese mwavuganye ngwiki? Umwana wawe mujya gutandukana, cyagihe hajya kugenda, mwavuganye ngwiki? Umufasha wawe mujya gutandukana, agusezeraho, we mwavuganye ngwiki? Ababyeyi bawe mujya gutandukana, ababyeyi bawe mwavuganye ngwiki?
ijambo rya nyuma bakubwiye jya urizirikana, kiriya ni igihango. Iryo jambo wawe yakubwiye cya gihe ajya kugera, jya urizirikana, rye rigufasha kumwibuka, kiriya ni igihango, rye rigufasha kumwibuka, kiriya ni igihango. murakoze, mukomeze mukomere.